and we're gonna be OTs. OTs, doing what we really love. Mu masegonda 10 ari imbere hari ibintu bitatu ushobora kuba ugiye gukora kandi utabitekerejeho: guhumbya amaso yawe, guhindura uko wari wicaye, cyangwa se no gukora kuri telefone yawe. Ibyo byose uraza kubikora kandi utabitekerejeho. Ngaho ibaze mu gitondo kimwe uramutse ubyutse ugasanga ntukibasha gukora ibyo bintu bitatu nkubwiye, cyangwa se nta nubwo ukibasha kwiyambika ishati n'ibindi bintu byose wari usanzwe ukora bya buri munsi, ntabwo ukibasha kubikora. Niki wakumva wabuze? Ese ni ukuboko, ni ukuguru, cyangwa hari ikindi kirenze ibyo ngibyo waba wabuze? Abantu benshi batekereza ko ubumuga cyangwa uburwayi ari ugutakaza igice cy'umubiri cyabo, ariko mu by'ukuri icyo abantu bakunda kubura mbere na mbere ya byose ni ubushobozi bwo gukora ibintu bakunda kandi bashaka mu gihe bashatse. Uyu munsi ngiye kukubwira inkuru y'umwuga abantu benshi binjiramo batawumva neza. Bamwe bakawinjiramo kubera amanota, abandi bakawinjiramo kubera amahirwe, hari n'abawinjiramo batawumva neza kandi batanawukunda habe na gato. Ariko nyuma y'iyi nkuru ushobora gusanga utaruzi uyu mwuga wagiye uhindura ubuzima bw'abantu miliyoni nyinshi cyane batuye iyi si. Iyi nkuru ni ya occupational therapy. Iyi nkuru ntabwo itangirira muri kaminuza zikomeye, nta nubwo itangirira mu bitaro bya kijyambere bigezweho, nta nubwo yatangiriye muri Amerika nk'uko abantu b'iki gihe babitekereza. Yatangiye mu bihe bya kera cyane, igihe abantu benshi batangiraga kwibaza impamvu umuntu arwara, impamvu umuntu yiheba, cyangwa se impamvu umuntu atakaza ubushobozi bwo kubaho mu buryo ashaka kandi akabaho nk'abandi. Mu Misiri ya kera no mu mico y'Abagiriki n'Abanyaroma hari abatekerezaga ko umuntu adakizwa gusa n'imiti, ahubwo ko ibikorwa bya buri munsi bifite uruhare rukomeye mu gukira kwe. Babonaga ko umuziki, ubukorikori, imyitozo ngororamubiri, imirimo y'amaboko bishobora gufasha umuntu kongera kubona. Mu binyejana bya 13 nyuma ya Yesu, muri za Baghdad na Damasco mu bitaro byitwaga Bimaristan, abaganga b'Abayisilamu bakoze ikintu cya mbere cyari gitangaje cyane muri icyo gihe cyabo. Mu gihe ahandi henshi abarwayi b'indwara zo mu mutwe bafatwaga nk'ibivumwe cyangwa batewe n'imyuka mibi, muri ibyo bitaro bo babahaga amahirwe yo gusoma, kwandika, gukora ubukorikori no kugira uruhare mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bari baramaze kubona ko umuntu iyo atakaje ibikorwa bifite intego atangira gutakaza igice cy'ubumuntu bwe. Ariko uko imyaka yagendaga ishira ibintu ntibyagumye gutyo. Hari igihe cyageze isi ihinduka ahantu habi ku bantu bafite ubumuga, bafite uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa se abafite uburwayi budakira. Kubera ko umuryango mugari washimangiraga ko umuntu udafite imbaraga z'umubiri, utazi guhinga no gukora imirimo ivunanye, uwo muntu ntacyo aba kimaze kandi nta kintu agishoboye kwifatira no kwikorera mu buzima bwe. Bamwe barakubitwaga, abandi bagafungirwa mu byumba byijimye cyane, bagashyirwa mu minyururu, bamwe bagafatwa nk'aho batakiri abantu. Tekereza umuntu urwaye depression cyangwa se schizophrenia muri icyo gihe. Ntabwo yigeraga abona ubuvuzi na buto, ahubwo bamuhanishaga kumufunga, kumukubita no kumuniga. Ariko amateka ahora ahindurwa n'abantu batinyuka kubaza ibibazo, ndetse bakibaza ibibazo abandi batinya kubaza. Mu kinyejana cya 17, icya 18 ndetse n'icya 19 havutse igitekerezo cyadutse mu mateka cyiswe Moral Treatment Movement. Abantu bamwe batangiye kwibaza bati, niba aba bantu ari abarwayi, kuki tubafata nk'abagizi ba nabi? Niba aba bantu bafite ibibazo, kuki tutabakura muri ibyo bibazo barimo tubafasha kugira ngo tubafunge? Muri abo bantu hari umugabo witwaga Philip Pinel. Mu kinyejana cya 18 mu mwaka w'1793 yakoze ikintu cyahindutse ikimenyetso gikomeye cyane mu mateka y'isi y'ubuvuzi. Yakuye abarwayi mu minyururu, abaha icyubahiro, abaha amahirwe yo gukora ibikorwa bifite intego. Abantu benshi bamufataga nk'umusazi, ariko nyuma y'igihe isi yatangiye kubona ko yari afite ukuri.
Nyuma y'imyaka mike mu Bwongereza uwitwa William Tukey nawe yashinze Yoko Retreat, aho abarwayi bahingaga bagakora ubukorikori bakita ku bidukikije kandi bakabaho nk'abantu bafite agaciro. Philippe na William ntibigeze bavuga ijambo occupational therapy, ariko nibo bubatse urufatiro rw'igitekerezo cy'ingenzi cyane. Imirimo dukora ikora nk'ubuvuzi. Mu kinyejana cya 19 irame ryakomeje gukura, ibitaro byinshi byatangiye gukoresha ibikorwa by'imyidagaduro nk'ibice by'ubuvuzi. Abahanga batangiye gukora ubushakashatsi, kwandika ibitabo no gushaka ibisobanuro bya siyansi byerekana impamvu ibikorwa bifite intego bifasha umuntu gukira. Ariko mu gihe ibyo byose byari birimo byubakwa, hari ikintu gikomeye cyari kigiye kubaho. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 isi yari iri guhinduka ku muvuduko udasanzwe. Inganda zariyongereye, imijyi itera imbere cyane, intambara zari ziri hafi. Muri uwo mwaka w'impinduka, mu mwaka w'1917 abantu 6 bateraniye mu nyubako yitwaga Consolation House. Ntabwo bari bafite amafaranga menshi, ntabwo bari bafite ibitaro bikomeye, ariko bari bafite igitekerezo kimwe cyahindura amateka y'isi. Muri bo hari harimo George Edward Burton, Ellen Clark Sago, William Rashad Danton ari nawe waje kwitirirwa se w'uyu mwuga, Susan Johnson na Isabel Newton. Bemeranyije ko igihe cyari kigeze uyu mwuga kugira ngo wemerwe ku ruhando mpuzamahanga, maze bashinga icyitwa N-Sport. Nyuma iza guhinduka yitwa American Occupational Therapy Association. Aho n'izina Occupational Therapy ryavutse ku mugaragaro. Ariko baravuga ngo kugira ngo zahabu ijye kuboneka nuko ibanje guca mu muriro kugeza ibonetse ku buryo igurwa n'abantu benshi. Birumvikana kugira ngo ikintu cyiza kijye ku mugaragaro nuko kiba cyanyuze mu bikomeye. Uku niko byagendekeye Occupational Therapy mu bihe byari bigiye gukurikiraho bikomeye cyane. Intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri zasize miliyoni z'abantu bafite ibikomere bikomeye. Hari abatakaje amaguru, hari abatakaje amaboko, hari abatakaje ubushobozi bwo gukora ibintu byabo bakundaga. Abaganga bashoboraga gukiza ibikomere, ariko ikibazo cyari gisigaye cyari iki: uyu muntu azaba hate nyuma yaha? Aho niho Occupational Therapy yerekanye agaciro kayo. Abasirikare bafashwaga kongera kwambara, kwandika, gukora, gutwara ibikoresho no kongera kwigenga. Isi yose yatangiye kubona ko gukiza urugingo bidahagije gusa, ahubwo no kugaruza abantu ubuzima bwabo bari basanzwe barimo ari inkingi ya mwamba mu buzima. Nyuma y'intambara umwuga watangiye kwaguka mu isi yose, ku buryo mu mwaka w'1952 havutse icyitwa World Federation of Occupational Therapists kugira ngo ihuze aba Occupational Therapists bo ku isi yose. Mu 1996 hashinzwe icyitwa Occupational Therapy Africa Region Group kugira ngo Afurika nayo igire ijwi ryayo muri uyu mwuga. Ariko se u Rwanda rwageze kuri uru rugendo gute? Mu gihe ibihugu byinshi byari bifite uyu mwuga kuva kera, u Rwanda rwo rwari rutaratangira kugira uyu mwuga, ariko byatangiye gake gake. Nyuma y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 irangira, abantu benshi basigaye bafite ibikomere, yaba ibyo mu mutwe ndetse n'ibyo ku mubiri yabo, ku buryo gusubira mu buzima bwabo bwa buri munsi byagoranye. Aha ni igitekerezo cy'uko u Rwanda rwahise rushaka uyu mwuga kugira ngo rubashe kuba rwafasha abo bantu bameze gutyo. Mu mwaka wa 2014 Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yatangiye gahunda yihariye ya Occupational Therapy. Mu mwaka wa 2015 hashinzwe Rwanda Occupational Therapy Association. Ibi bivuze ko amateka uyu munsi turi kubwirwa atari ay'ahandi gusa, ahubwo no mu Rwanda arimo. Ni amateka natwe turi kwandika. Ahari ushobora kuba urimo kureba iyi video nawe uri mu bantu bari kubaka amateka y'uyu mwuga. Ariko kugira ngo Occupational Therapy bigeze ahangaha uyu munsi, yagombaga guhindura imitekerereze yayo inshuro nyinshi.
Abashinze uyu mwuga bemeraga ko imirimo dukora buri munsi ari umutima w'ubuvuzi. Iki gihe yiswe paradigm of occupation. Ariko nyuma y'intambara, siyansi n'ubuvuzi bushingiye ku mubiri byatangiye kuganza cyane. Occupational therapy niyo yatangiye kwibanda ku magufa, imitsi, ubwonko n'ibice by'umubiri kurusha imirimo y'abantu bari basanzwe bakora ubwayo. Iyi yiswe mechanistic paradigm. Mu yandi magambo, umuntu yatangiye kurebwa nk'imashini igomba gusanwa. Ariko ikibazo cyagaragaye vuba, umuntu yashoboraga gukira ukuboko ariko ntabashe gusubira mu kazi ke. Yashoboraga kugenda ariko ntabashe kwita ku bana be. Yashoboraga gukoresha amaguru ariko ntabashe kongera kubaho mu buzima yari asanzwe arimo. Ubwo nibwo havutse icyitwa contemporary paradigm. Paradigm ikoreshwa cyane uyu munsi. Aha umuntu ntiyongeye kurebwa nk'urugingo rwakomeretse gusa, ahubwo yarebwaga nk'umuntu ufite inzozi, umuryango, umuco, inshingano mu buzima n'ibindi byinshi byihariye ku buzima bwe. Ni nayo mpamvu occupational therapy y'uyu munsi itareba gusa uko ugenda, uko umurwayi ahagaze ku mubiri, ahubwo ireba n'ubushobozi bw'uwo muntu cyangwa se bw'uwo murwayi bwo kuba yakomeza kubaho kandi akabaho yigenga atagira abandi bantu agora. Ikindi, ntabwo ireba gusa ku buzima bwawe, ahubwo ireba n'ubw'abakuzengurutse, ikareba ese uyu muntu azabasha kubaho ubuzima butabangamiye abandi kandi ubwo buzima akaba bushaka, akaba yakomeza kubaho muri ubwo buzima no mu gihe ataba agihabwa ubwo buvuzi. Aha ni naho havuye ibice byinshi by'umwuga: kwiyuhagira no gukaraba, guteka no gucunga amafaranga, kwiga, gukora, gusinzira, gukina, kuruhuka, gusabana n'abandi ndetse no kwita ku buzima bwawe bwa buri munsi mu busanzwe. Iyo umuntu wize uyu mwuga ari kugukorera isuzuma, ntabwo aba yibaza gusa ati ukuboko kwawe kurakora, ahubwo aba yibaza ati ni ikihe kintu cy'ingenzi mu buzima bwawe ukunda gukora kandi twagufasha gute kugira ngo wongere ugikore. Aho niho ubwiza bw'uyu mwuga buri. Ntabwo ugamije gusa kongera umuntu imbaraga, ahubwo ugamije kongera umuntu ubuzima. Ntabwo ugamije gusa kuvura, ugamije gusubiza umuntu icyubahiro. Niba uteganya kuyiga, urimo kuyiga cyangwa waranashoje kuyiga, uyu mwuga ukubiyemo ibintu byose umuntu akeneye kugira ngo yongere akore ibintu bye byose ashaka kandi bifite icyo bisobanuye mu buzima bwe. Kuva ku minyururu ya piniyeri kugeza mu mashuri makuru y'u Rwanda, aya si amateka y'umwuga gusa, ahubwo ni amateka y'urugamba rwo gusubiza umuntu uburenganzira, gusubiza umuntu ubwigenge, gusubiza umuntu kubaho ubuzima bwe. Niba wiga uyu mwuga, menya neza ko uri gushaka gukiza abantu kandi ubahereza ubwigenge bwabo. Nawe uri intwari mu zindi. Nubwo bimeze bityo, ntabwo bikuraho ko twibaza ikibazo nk'iki: niba ibikorwa bya buri munsi bishobora guhindura ubuzima bwa buri munsi kandi bigahindura ubuzima bw'umuntu cyane, ni ibihe bikorwa dukora buri munsi byubaka cyangwa bigasenya ubuzima bwacu? Niba ushaka kumenya byinshi ku mateka, ku bindi bintu byinshi bigenderwaho muri uyu mwuga, banza umenye neza ko wakoze subscribe kuri Muzima Docs, aho ubusesenguzi bwose mubugezwaho na Jacques Bikimana. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, amafaranga ndetse n'ubuntu bw'Imana bubane namwe.